Ikintu bashaka kurwara. Shere ugiye kumukubita. Nawukubita kandi ubwo uri umusazi rero we ntabwo wabingana uko byatangiye burije mva noneho nigiye ahantu mu kagoroba ariko ndi kugenda mpura n'udukupure mu muhanda udukupure mu muhanda hari agakupure kandi imbere ngiye kugenda ngashwanisha gusa hagati aho ntiwibagirwe gukora like share and comment kuri iyi channel yacu na subscribe ni kuri Mugabo Films dukomeza kubaha udupranka dutandukanye n'amafilme ubu turi mu dupranka agapranka ngiye kubakorera ngiye kubereka agakupure ngiye gushwa kureba ukuntu byitwara mu buzira ukibaza se no mu rugo bahuye n'ikibazo byagenda bite nyine baramutse babaye ukuntu bameze ndi kubona bameze nk'abantu bajya bari butahana ahubwo nabibonye kuva kare mbona bamwe bagenda bancaho reka ngende mbajyemo turebe noneho ukuntu bari bwitware n'agafuka kanjye saba twagiye tugende tugera kamera nyashi nuko kameramani nuko ujya hariya ku ruhande kuburyo batakubona wakwishyura inyuma y'agapoto ntacyo aho ngaho bageraho reba ukuntu bameze mu muhanda ni nijoro burije ariko ndorera amakuru byagenze bite ibise umusazi se amakuru ayo wegiye imbere umeze bite ufite ikihe kibazo niko inikira gisa ufite ikihe kibazo cyari gimana bane ufite ikihe kibazo ninjye ari kureba nagutwaye iki tugufashe iki se tugufashe iki tubwire ntago wumva tugufashe iki ufite iki kibazo cyari humura humura nzakurinda we nugira ikibazo humura nta kintu akugira uri muzima ave humura Tomana nzakurinda yaba ari umusazi akadutera n'amabuye waba uretse inyuma y'ikindi kibazo uretse ufite ikihe kibazo wowe ngo tugikemure ushaka amafaranga nguha amafaranga ugende niyo ushaka izere kutongera kudukurikira hagira na nimero se byibura ngo mushyire kuri telefone nta kashi dufite ariko tuzaguha ubutaha tuzaguha no umusazi namubona yadutera amabuye ahubwo tudakemura ikibazo nta mafaranga ufite mu ntoki ugiye telefone dushyire kuri telefone ufite amafaranga kuri telefone ufite telefone tuguha amafaranga umuntu twahuye mu gitondo yaduteye umwaka kabisa umuntu nk'uyu mugenzi gute ko ntarwana nawe rero kandi n'umubyeyi ariko abarozi ni abagome wese ko ari njye ashaka nakoze iki ubu wawe nawe waramukuragereye ariko humura ndahari nzakurinda sibyo ntagire ikibazo nawe uretse arashyira agenda ubu mu kanya arabyibagirwa kuko arimo aradushotora
uyu nguyu ashaka kundwara sheri ngiye kumukubita mureka ndawukubita kandi nubwo uri umusazi ibyo ngibyo ntabwo wabinzana ariko rero yakubita imbwa byoreye umusore uyu muntu amukubita ntabwo ari ubwa mbere none se arakomeza dukurikirana gutya amaherezo ni aya wowe ndabona wagize ubwoba ntabwo natinya umusazi ngewe ndagukubita kandi nabikubwiye sheri ngiye kumukubita ese ubundi uri ikiragi ko utavuga uri ikiragi buretse wowe nuze hano nkwereke niwongera kunkurikira ndawukubita uri kunyuma sheri gira amaraso atagutarukira nkwereke ndagukubita kandi ndagukubita umugore ntabwo byemewe ndagukubita sinakwiyamye ni prank ya ni kamera uraduye kukoresha amafaranga sheri reba ariko nkureba oya ngatuza oya nawe tuza mwana ntabwo nkunda kwibona narakaye ngewe iyo ndakaje gucira mu uziko mwaka watangira bwo bwa mbere ndakaye ni ukuri yagane warakaye yagane kandi kuba ngutesheje umutwe yagane nese ubundi wari kungubita uvugisha ukuri nyine je nta nubwo nyarwana muri ariko wari ugiye kungubita ikofe habuze ako reaction yari ije nyine bitewe n'ukuntu reba none uyu yari yagize ubwoba mva yatenguwe neza burundu ariko ibyo bintu nyine ntabwo abantu babimenyereye none se ko muri mu muhanda nijoro murakundana se cameraman nabyo ntabwo ari sawa niyo mpamvu yakuganga ngo sheri humura cameraman yagera twishe nawe nimukomere nakundi shaburisha ariko nyine nimutahe sawa nta kibazo ariko nyine bye ariko ujya witonda nyine bikore mu buryo bwawe kuzagera abantu bagaragaza kamera